byo ikintu cya mbere cyo navuga man tugira abanzi bo babaho kandi abanzi b'ibyiza kuri wowe babaho. Umuntu ashaka ifata rwose akahita amena amata yawe akayajugunyamo. Urumva ntabwo Irene najya mu bintu byinshi by'ibi bintu ngo by'amavideo. Urumva ibintu bitari ngombwa. Nanone ikintu Imana yakoze nuko ibyo bintu babuze aho biri, nanjye nabuze aho biri. Narebye na kamera baraneze ndayibara, ariko ikintu cyo navugaho ibyo bavugaga ntaho bitaniye n'ukuri. N'ukuri, ariko ukuri Imana itagize ukuri. N'ukuri kw'ikinyoma. N'ukuri kw'ikinyoma. Uko njewe nje nkafata ibintu byawe nta bitakureba, ugashaka kubigira ukuri. Uba wumva se biraza guhinduka ukuri gute? Kandi hagati ya nyirabyo n'Imana imbere yabo ari ukuri kwabo. Baravuga ko ari amavideo yawe uri kuryamana n'umukobwa. Umukobwa se ntago mbivuga pe, ni ibintu by'ubugogi ntajyamo. Ariko icyo navuga nuko nkibaza ibyo bintu biraza kwangiza kariyeri ye, nuko umwangisha abantu. Ese reka ndebe man, wajya ujya gufata video ukambwira. Wale watoto naburi kubona ngo wari posting. Twari tumenyereye ko abakobwa aribo bagira gutya bagafata ubusa bwabo bakabutereka ku mbuga nkoranyambaga, ariko kuri iyi nshuro siko bimeze. Umuhanzi witwa Yampano cyangwa Worizagwira Floriye muzi nk'umuhungu w'inyamasheke yagize gutya akubita video hanze arimo ararya icyana. Ngira ngo sinzi uko bizagenda mu bastari kuko bigenda bifata indi ntera nyuma y'aba DJ Sonia ba Emeline Ishanga. Mu minsi yashize haje undi muntu bita Jojo Gihana ngo w'umupasteri kazi, ngira ngo video ye nayo mwarayibonye neza cyane. None ubu hari hashize iminsi harimo agahenge gato, ariko Yampano yagize gutya arekura video y'iminota 10. Ngewe ejo narayirebye ndongera ndayireba inshuro nk'eshatu zitandukanye, nsanga ijwi ni Yampano, isura ni Yampano, nkuko muri kubireba no muri video ni Yampano 100%. Ntabwo ari AI nkuko bigenda bivugwa nyine ko dore ko AI nayo yagowe, ariko ni Yampano 100%. Yampano yabikoze anabishaka, ntabwo turi buze kubyegeka ku mukobwa wenda ngo yafashe video atabizi, kuko uko ino video itangira umukobwa aramubwira ngo kubera icyo ufata video buri gihe utambwiye utabanje nyine kumenyesha. Murumva ko Yampano nyine yari abifite muri gahunda, wenda yari azi igihe izagira hanze. Nkuko nari ndi kubibabwira rero ni video ifite iminota 10. Banza urebe gatoya mbere yuko dukomeza. Wari posting. Ese reka ndebe man, wajya ujya gufata video ukambwira.
hano murabona Yampano arahagurutse aragiye, ariko nagaruka murabona umukobwa ahise yubika umutwe nyine, ubwo murabyumva ibyo arabagiyemo. hariya yaramubwiye ngo fungaho, shyiraho amarido nyine batatubona. Umukobwa aratubwira, dore murimo murabona ko umukobwa amanutse, ariko murabizi ko YouTube nyine hari ibyo itemera. Ubwo abashaka video tuze guhurira inbox rwose nibatemo. ngira ngo nk'uko muri kubibona nyine murabona uwo mukobwa ibyo arimo nyine ni iby'abantu bakuru, abenshi bishobora kubatungura ariko niko bimeze. Nakaseho gatoya kugira ngo YouTube nyine itaza kuduhana, ariko ubwo abashaka video nyine muraza kunyandikira inbox tugire ibyo tuvugana, ubundi video nyibahe neza cyane. ngira ngo murimo murabibona nyine uyu ni Yampano. Rero icyo mbasaba mukore subscribe mwakagira imana mwe, kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ndabizi neza ko mubikoze nyine mwaba munshyigikiye. Reka mbashimire mwebwe mwese twabanye, ubwo ababishaka turaza guhurira inbox. Njyewe nitwa Eric, tuzajya tubana buri munsi hano, ndabibizeje, kandi nta kintu na kimwe kizajya kibacika kuko kizaba kiri trend, n'ibindi bigiye bitandukanye, filime byose tuzagenda tubinyuza kuri iyi channel. Ndabashimiye rero mwebwe mwese twabane, Imana ibane namwe, bye. Sometimes silence screams so loud. You feel alone in the crowd.